Mu misozi miremire y'Iburasirazuba bwa Kongo aho ibicu bihoberana n'imisozi niho inkuru ya Joseph Kabila yandikiwe bwa mbere. Uyu mugabo wavutse mu mwaka w'1971 yaje kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo benshi batigeze batekereza, ndetse bamwe bakabyita impano y'amateka yaturutse ku bwitange bwa se Laurent Désiré Kabila. Ariko se Joseph Kabila Kabange ni muntu ki? Ni umukongomani ukomoka he? Kuki leta ye yaje kwibasira ibimenyetso bimwe by'amateka ye ikagerageza guhisha inkomoko ye? Kuki kugeza n'uyu munsi hari abamufata nk'umunyarwanda? Ese ni umunyamahoro cyangwa ni umunyagitugu utavugirwamo? Ibi byose nibyo tugiye gucukumbura mu bushishozi n'ubwitonzi. Joseph Kabila yavukiye Ihewabora muri Fizi mu Burasirazuba bwa Kongo. Se yari Laurent Désiré Kabila, umugabo w'ikirenga mu ntambara za Kongo wavugwaga ko afite igitekerezo cy'uburenganzira ku butunzi n'ubwigenge bwa Kongo. Nyina ni Sifa Mahanya, nawe akomoka muri ako gace, ariko hari abavuga ko atari umunyekongo wuzuye. Mu ntangiriro havuzwe byinshi. Bamwe bavuga ko Joseph Kabila atigeze avukira Kongo, ko yavukiye mu Rwanda cyangwa muri Tanzania. Abandi bati ni umunyarwanda rwihishwa wazanywe na ba nyiri igitugu bagiye gufata Kongo. Ibi nibyo byatumye bamwe mu banyapolitiki bo muri Kongo ndetse na bamwe mu bayobozi bo mu nzego za gisivile bamwita umunyarwanda. Icyakora gushakisha inkomoko ye byagiye bihishwa n'ubutegetsi bwe ubwabwo. Urugero, ibyangombwa bye by'amavuko byagiye bihindurwa kenshi. Hari aho byanditswe ko yavukiye muri Kivu y'Amajyepfo, ahandi bigasimbuzwa i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Abandi bati yavukiye i Kigali. Uko biri kose ibi byose byashyize igihu ku nkuru ye, bituma n'uyu munsi hari abamukemanga. Laurent Désiré Kabila, se wa Joseph Kabila, yafashe ubutegetsi mu 1997 afatanyije n'ingabo z'u Rwanda na Uganda, ariko ntiyategetse kabiri. Mu 2001 yishwe n'umwe mu barinzi be. Hanyuma umusore w'imyaka 29 witwaga Joseph Kabila yahise ashyirwa ku ntebe y'umukuru w'igihugu asimbura se. Byari bitangaje umugabo utarigeze amenyekana mu bikorwa bya politiki ya rubanda, utaravugaga menshi guhabwa Kongo yose ngo ayiyobore. Abenshi bibajije niba ari we wari ukwiriye uwo mwanya, ariko cyari gikenewe icyo gihe ni umuntu ushobora gutuma igihugu kidakomeza kwiroha mu nduru. Joseph Kabila yagiye ku butegetsi yiyoroshya, avuga make, asa nk'utavuga igifaransa neza, nyamara akagira amaso abona kure. Yahise akora ibintu bikomeye. Yasubije igihugu mu biganiro n'abanyekongo, yemera amasezerano y'amahoro ya Pretoria, akuraho intambara mu majyaruguru y'igihugu. Ariko ibyo byose yabikoze yitonda, atavugira hejuru. Joseph Kabila yategetse imyaka 18, imyaka itari myinshi ku myaka y'igihugu, ariko itari mike ku gihugu kirwaye indwara y'intambara n'ubusahuzi. Muri ubwo butegetsi bwe hari ibyo yashoboye. Yagerageje gusana inzego z'ubutegetsi, yemeza itegeko nshinga rishya, atunganya amatora ya mbere ya demokarasi mu 2006. Muri ayo matora yatsinze Jean Pierre Bemba, umugabo wari ufite ingabo zishoboye ndetse n'inkunga ikomeye. Kabila yaje gutsinda, ariko urunturuntu rw'amatora rwasize isura y'ubutegetsi bwe yijimye. Yaratsindiye kuba umuyobozi, ariko ntabwo yari akibona kari intwari nk'uko bamwe bamubonaga mu ntangiriro. Mu myaka yakurikiyeho ubutegetsi bwe bwagiye burangwa n'icyacumi cya ruswa, ubwicanyi mu Burasirazuba no gucecekesha abatavuga rumwe nawe. Bamwe bavuze ko ari umuperezida utajya uvuga, ariko ushobora gutuma abantu baburirwa irengero. Yashinjwe gukorana na bamwe muri ba rwiyemezamirimo b'ingeri zose, bamwe bakanyaga ubutunzi bwa Kongo, cyane cyane amabuye y'agaciro. Abenshi muri bo bavugaga ko bakorera inyungu z'ibihugu by'abanyamahanga, harimo n'Ubushinwa. Kongo yakomeje kuba igihugu gikize cyane mu butunzi bw'isi, ariko gikennye kurusha ibihugu byinshi. Mu mwaka wa 2016 manda ye yari irangiye, ariko ntiyemeye kuva ku butegetsi. Yakigiye ikibaba amatora inshuro nyinshi, birangiye bigaragaye ko ashaka kuguma ku butegetsi binyuranyije n'amategeko. Ibintu byarakomeye, impaka ziba ndende, amahanga aramugaya, ariko Kabila ntiyatitira. Amaze kubona ko bidagishoboka kuba yaguma ku butegetsi, yakoze ikintu abantu batakekaga. Yirukanye abakandida bose bakomeye batavuga rumwe nawe, ahitamo Felix Tshisekedi, umugabo wifuzwaga n'amahanga ariko utari ufite imbaraga za gisirikare, amusigira intebe yo kuyobora.
abasesenguzi benshi bavuga ko aya matora atari ukwishyira no kwizana, ahubwo ko byari uguhitamo uwabashije kugenzura. Kabila yaragiye ariko ntiyavuye mu butegetsi. Joseph Kabila ari mu kiruhuko cy'amateka, nta jambo kivuga kenshi mu itangazamakuru, ariko afite umutwe wa politike FCC ugifite intebe mu nteko. Abari hafi ye bavuga ko akiyobora byinshi nyuma y'igicucucucu, ko ashobora kuzagaruka cyangwa ko ashobora gucungira inyungu ze z'umutekano wabo yasigiye ku butegetsi. Mu maso y'abaturage bamwe baramushima bati yari umugabo w'amahoro utarashakaga gutoneka amahanga cyangwa kurimbura imbaga. Abandi bati yategetse nk'utazi igihugu, asa nk'utari umunyekongo, ntagira umubano n'abaturage, ahubwo ahangayikishijwe no guhishira inkomoko ye. Kuba yarashinjwe ubunyarwanda ni ikibazo cyaranzwe n'amateka ya Kongo ubwayo, ikibazo cy'ukwemera kwikanga abanyamahanga n'intambara zishingiye ku mvugo zo kwikiza utakwishimiye. Ibyo byose byabaye igicu gikwiriye isura ya Joseph Kabila, bituma akomeza kuba umugabo w'inzitane utarasobanutse neza nk'ikirunga cyahagaze ariko gikomeye imbere. Joseph Kabila si igisubizo cyoroshye ku mateka ya Kongo. Ni umuntu wavukiye mu gihe cy'uburumbuke bw'intambara, ayobora igihugu cyakomeretse, acisha make ariko anakomeza gufata ibyemezo bikomeye. Ibyo yakoze byose, byaba byiza cyangwa bibi, bizasigara mu mateka nk'imfashanyigisho ku byiza n'ibibi by'umuyobozi udakunzwe kuvuga, ariko ukora byinshi mu bwiru. Kongo iracyari mu rugendo rurerure rwo gushaka amahoro, ubwigenge n'ubutabera. Nta gushidikanya ko inkuru ya Joseph Kabila ari igice gikomeye muri urwo rugendo.